Umva iyi nkuru ya Chantal w'Irutsiro wakundanye n'umuhungu maze akamemukira Chantal agahinduka ihene. Iyi nkuru ndayitangirira ahantu muri Rutsiro. Chantal wo muri Rutsiro yitwaga Chantal ariko mama we yitwaga Clemence. Uyu Chantal rero yari afite imyaka igera ku myaka 18, noneho yari umwana usa nkaho ari umubakire cyane, dore ko yigaga no mu mashuri ahenze ndetse ari nabo bantu bari bafite imodoka mu karitsiye yabo. Ariko uyu Chantal aza gukundana n'uyu muhungu witwa Eric, noneho uyu Eric yari umukozi wabo. Uyu Chantal bagakomeza kugenda bamubuza gukundana na Eric, ariko Chantal agakomeza kwihambira kuri Eric kuko we nubwo yari umukozi wabo, ariko Chantal yabonaga ari umwana witonda, dore ko bamubuzaga no gusohoka igipangu. Rero yabona ko nta wundi muntu bakundana, nta wundi muntu yabona bakundana, Chantal agahitamo gukundana n'umuhungu wari hafi ye ariwe Eric wari umukozi wabo. Ndetse Eric niwe nawe wamujyanaga ku ishuri cyane, Eric niwe wamutizaga telefone ngo akine amagemu ndetse ahamagare n'inshuti ze biganaga. Chantal yaragiye yumvamo Eric cyane bituma amukunda, kandi mu by'ukuri Eric yari umukozi. Eric ntabwo yari umuntu wo gukundwa na Chantal ugereranyije n'ukuntu nyine kwa Chantal bari bifite. Uyu Chantal nyine akundana na Eric mu banga, ariko nyine akajya hari ukuntu abigaragaza, noneho yabigaragaza iwabo wa Chantal bakaba batabyiyumvamo byahatari. Ubwo ukuntu byaje kuba byagenda nuko uyu Chantal nyuma yo gukundana n'uyu Eric nyine, noneho uyu Chantal yahise ajya kwiga muri kaminuza, dore ko yaravuye mu mashuri yaravuye segonderi, noneho biba ngombwa ko agomba kujya kwiga muri kaminuza. Noneho ubwo urukundo rwe na Eric, Chantal wigaga muri segonderi bamucunga iwabo bamuhozaho ijisho, noneho yaragiye ahantu agomba kuba yisanzura, noneho agakundana n'abashaka. Uyu Chantal iwabo bamubuzaga gukundana n'abantu, dore ko yazanaga n'amanota makeya, bagakomeza kugenda bagarura bavuga ko ari ukujya mu bahungu cyane, bakavuga ko ari ukujya mu bagabo cyane, ari byo bituma Chantal nyine ari byo bituma agira amanota make. Uyu Chantal nyine ngeze no gukundana n'umuhungu bita Fabrice, noneho ubwo uyu Chantal nyuma yo gukundana n'umuhungu bita Fabrice amuzana iwabo, azi ko nyine iwabo baramwishimira. Uyu Chantal baramututse, baramubwira ngo ukuntu ari muto, ngo adakwiye gukundana n'abandi bantu, baramutuka nyine kwa Chantal. Nyine Chantal bana birakara, na mama we n'ababyeyi be bazana n'umuryango babyinjiramo. Chantal rero yabonye ko nyine iwabo atamushyigikira mu bintu by'urukundo, no ubwo uyu Chantal yongera guhitamo gukundana na wa wundi umuhungu wakoraga iwabo witwa Eric, kuko n'ubundi Eric ni bamubaga hafi. Chantal mu gihe ari kurira ni Eric wabaga uri hafi ari kumuhoza, ari kuvuga ngo tuza nyine, nubwo iwanyu batakumva ariko njye ndakumva, kandi nubwo iwanyu batakumva ariko hari igihe kizagera ukahava kandi ugakundana n'umuntu ushaka. Uyu Chantal nyine ukuntu ndaje kugenda yaravuze ngo n'ubundi kuba bavuga ko Eric ari umukozi ntabwo mbyitayeho, kuba bavuga ko Eric nyine ari umukozi ngo waba ari abakene, ngo wabo nyine batishoboye, kuko papa Chantal yari no kuntu yatukaga Eric ngo yari ukuntu yamusezaga ngo yaje ngo ari umukene, ngo atazi inyama ngo atazi kurya inyama, ngo ariko yaje mu bakire, ngo uwasigaye arya inyama, ngo yavuye mu batindi, nyine akagenda amucurira ibintu nk'ibyo. Ubwo nyine Chantal bikanamubabaza, ariko nyine Chantal yaravuze ngo sinitaye ku bukene bwanyu, icyiza nuko twe dufite amafaranga, njyewe nzakundana nawe uko bizagenda kose. Ubwo uyu Chantal nyine nyine yiyemeje gukundana n'uyu Eric, kabone n'ubwo abo batabimushyigikiramo, dore ko n'ubundi papa wa Chantal yari umusirikare, nta n'ubwo yabaga ahari ngo amenye Chantal akundana nande, ahubwo wasangaga ari mama wa Chantal uri kumucunga cyane. Noneho yagira akamenye akabwira papa we, akavuga ati umukobwa wacu ari gukundana n'abantu aba n'aba, noneho papa we akaza akabatera ubwoba abo basore, dore ko yari umusirikare nyine, umwana wo kwa Fande, bakavuga ngo kugira tuzasirwe kwa Fande, umukobwa wanyu mugomba kuba mwamugumana.
ubu ikintu cyose gikurikiraho nyine ni kimwe gusa, nuko Chantal n'andi mahitamo yari afite yo gukundana na Eric. ubu nyine yemeye gukundana nawe nk'umwana wari ugeze muri iyo myaka za 23, kandi noneho na Eric nyine nubwo yari umukozi wabo, ariko kubera imyaka yari ahamaze ahakora yari yarabaye nk'umwana waho, dore yambaraga neza, ateka nk'ibisanzwe, noneho Chantal akanamufasha no mu gikoni, akamufasha no guteka nyine. Gasana Eric asa neza, nta kibazo cye, ni umwana ufite isuku. Chantal n'ubundi aravuga nabi, kaze kadupfe gukundana nta kibazo, n'ubundi nawe ni umuntu, kiza ko dufitiye amafaranga. ubwo nyine ikintu cyose gikurikiraho, Chantal nyine aragenda, amaze kugenda nyine yikundanira na Eric bisanzwe, ariko mama wa Chantal akajya abakeka. Mama wa Chantal aza kubwira papa wa Chantal nyine, ubwo afande aravuga ati rwose mukobwa wacu nsigaye mbona ari ukuntu we na Eric bari kubyumva kimwe nyine. ubwo nyine Chantal papa we araza nyine nk'ibisanzwe, afata Eric akubita Eric byahatari. Chantal noneho abuza papa we gukubita Eric nyine, yameshije Eric akajya gukubita imigeri yo mu nda, akamubwira ngo emera gukundana n'umukobwa wanjye, nutabyemera ndakwica. ubwo nyine Eric arihangana, papa Chantal aramukubita, kuko Eric yabonaga niyemera ko akundana na Chantal ubwo araba amukozeho nyine, araba amutanze, aravuga ngo akujyana ngo Chantal ngomba kuba napfa. ubwo nyine n'ubundi yarabizi nyine ko nta muntu wamwica nyine, ariko inkoni zo yararazikubitwa, rero yihanganiye inkoni. ariko Chantal abonye bigeze kure, yari yacecetse, azi ko papa we aramubabarira. no Chantal abonye bigeze kure ahita yemera, aravuga ngo Eric ni sheri wanjye. ubwo ikintu cyose kiba nuko nyine papa wa Chantal ese afata Eric, maze gufata Eric noneho ahita aramukubita cyane, ashusha n'amazi akajya amumenaho. noneho ahita amubwira ko amuhaye iminsi, atamubwira ko igihe cyose amaze atazamuhemba, kandi amubwira ko nyine Eric ni n'umuntu wari uhafite amafaranga menshi, kuko yashakaga ngo kugura agasambu, kwa kundi nyine umukozi yabonaga bizerana we na ba nyirabuja. aravuga ati nshaka kugura agasambu, aya mezi 5 ngiye gukorera ni muzayamembera rimwe. ubwo amafaranga ye yose yahise ayahomba, kandi papa Chantal amubwira ko agiye kumuha iminsi 5 yo kwisubiraho, ataba yabonye impinduka noneho akahita amwirukana, kandi akahita aramufungisha. ubwo uyu Eric nyine yabaye muri ubwo buzima, gukoropa ari ingorane, muri icyo cyumweru cy'iminsi 5 koza ibyombo ari ingorane, akajya ifashwa na Chantal. noneho mama wa Eric, mama wa Chantal, nyirabuja nyine wa Eric, noneho yasanga Chantal ari koza, akahita amubuza, akamubwira ngo uva muri ibyo byombo, ngo udacika ibisebe, ngo reka ngo Eric ngaze kubyoza. Chantal nyine akomeza kwanga, akavuga ngo yaravunaguritse ntabwo yashobora koza. ariko nyine mama wa Chantal yangaga Eric, utamenya ko ari umukozi wagira, ahubwo ngo ni umwana uwo mugabo. none ubwo ikintu cyaje kuba kiba nuko ku munsi wa 3 Chantal yasabye agahusha iwabo ko kujya muri bidi, umwana bigana muri kaminuza, iwabo barakamwima ngashaka kujya mu basore. ubwo bakamwimye kuko Eric niwe wabaga ufite urufunguzo rwa gate n'ibiki, kuko ari wari umukozi waho, ni nkaho yari n'umuzamu, kuko ni nane bimuhungu wabaga hasigaye mu gihe papa Chantal yagiye. ubwo nyine Eric yahise afata urufunguzo rwa gate, agenda afungurira Chantal ajya muri bidi. none ubwo Chantal haza kubaho ingorane yuko bacuranga iyo bidi bagiyemo, ngo bacuranze cyane nyine imiziki n'ibiki, abaturanyi barabahamagarira bavuga ko bari kubabangamira. none ubwo Chantal bahita bamufunga. Chantal bamufungana n'abana yari yagiye kureba muri bidi. ubwo bigira amasaha atari yaza, bahita babaza Eric, Chantal yasohotse ute, katashobora gusohoka kuri gate, ko hariho senyenge, yasohotse ute.
kuri gate hejuru ko ariyo senyenge ku bipangu Chantal wacu katasimbuka yasohotse ute ubwo mama Chantal ahita avuga ngo wasanga iby'urufunguzo papa Chantal nyine atavuga ngo ndamutse nsanze yazanye imico y'urufunguzo ho none nahita mwirasira Eric none ko yari azi ko papa Chantal nta mikino afite agira yumva nyine birakaza yumva ko yaba atanze Chantal ko Chantal igihe cyose azatahira papa yahita amurangiza ngo Eric aravuga ngo ninjye yamufunguriye ntabwo nari nzi ko ari butindeye ikintu cyose kikurikiraho Eric yakubiswe izakabwana amaze kwitwa izakabwana noneho bamujyana no muri gereza bamufunga imyaka igeze muri 2 bamushiraho ibyaha n'ibyo atakoze byose baragenda baramufunga amafaranga yose yarakoreye arayahomba abura byose